Mvuge ngo Imana yarakoze kubarinda ikabambutsa uriya mwaka. Nukuri Mwambutsa amahoro. Hari abataryamye kugira ngo uyu mutekano ubeho. 25 ntago ari umwaka woroshye. Kuko ni umwaka w'ubuhenebe. Turongeye turabasuhuje bakunzi ba TV Ezekiel kandi turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi tubazaniye umutumirwa cyangwa tubazaniye umushumba Ezekiel kugira ngo tugire byinshi tumubaza bihereranye n'umwaka 2025 kuko tuzi ko ari umushumba ujya ubasha kugenda gusenga cyane kandi agasenga abazi by'ibihe. Wowe rero udukurikiye ba hafi utega amatwi kugira ngo wumve ahari hano mu bibazo ari buze kudusubiza habamo icyawe wabonamo igisubizo wari waraburiye uko ukita cyangwa wari warabuze uyu munsi ukaba ugiye gusubizwa. Yesu naguha umugisha. Reka dutangiye dusaba umushumba adushire imbere y'Imana mbere yo gukomeza ikiganiro. Yesu abahereza umugisha. Mana turagushimye ko uri mwiza, duciye bugufi ngo ushyirwe hejuru. Uyu mwanya ntitwawishoboza, turakuraritse ngo uze utubanishe muri wo. Mana ari twe ubwacu twunguke n'abadukurikiye bunguke, kandi ibi biganiro data bizatubera impamba nziza izatugeza mu bwami bwawe bwo mu ijuru. Ndabizi ko iyo tugeze mu mwanya nk'uyo kuba imbere zawe Satani ntago ajya yishima. Duheje Satani wateza distraction yaba hagati yacu yaba kuba dukurikiye mu izina ryawe rikomeye. Ufungura umuhe gukomeza yumve ikiri bwubaka ubuzima bwe, yumve ikiri bumufashe mu rugendo atangiye uyu mwaka mushya turimo. Uduhe n'ibishya bitwubaka muri wo, kandi ibidusenya bibe kure cyane y'amatwi yacu, aho gutwegereze ineza yawe n'umugambi wawe uhereye none n'ibihe byose. Yesu urakoze. Amen, amen, amen. Umushumba arakoze. Imana imuhe umugisha. Twese hamwe. Pastor muraho. Mwaka mushya muhire. Kuri twese. Nukuri murakoze cyane kwakira no kwiyumvira kw'ibibazo mwibaza. Imana ishobora kudushoboza ibisubizo bikaboneka. Imana ibahe umugisha cyane. Ndabizi neza ntashidikanya kuri umuntu utajya buri kintu asubiza ku bibazo yasubijwe, kandi buri muntu wese akanyurwa. Niyo mpamvu tuba twaguhamagaye kugiye nk'iki tugaguha ubutumire nguze ugire ubutumwa cyangwa se ibyo wubitsa ubwoko bw'Imana kugira ngo bashe kugenda muri kino gihe kigaragara ko gikomeye, ariko hariho benshi batabona ko bikomeye. Reka mvuge ngo Imana yarakoze kubarinda ikabambutsa uriya mwaka. Nukuri mwambutsa amahoro. Twambutsa amahoro. Ndashima Imana bitewe n'ibibazo bya church yari iri off. Abashumba bandi barampamagaye kugira ngo tubane mu bitaramo bya Christmas, tubane muri iyo myiteguro yo gukomeza kwibuka kuvuka kwa Kristo. Byabaye ntari hano mu gihugu. Nukuri Imana yabanye natwe muri urwo rugendo. Bitaramo byagenze neza, Noheli yagenze neza. Yo Mana we nkuzamuri icyubahiro. Icyubahiro ni cyawe wabanye natwe. Pastor Karame, zimwe mu ngendo wagiye ugira mu mpera z'umwaka, wagize ingendo zitari hasi y'ingendo ziri hasi y'eshanu. Biri mu byanteye amatsiko yo kubona uburyo wajyaga gusenga kandi bigasaba ko wambuka imbibe. Mbere na mbere ndagira ngo mbanze nkubaze, kuriya gusenga wambutse imbibi cyangwa ujya kusengera ku misozi itari gakondo yawe cyangwa gakondo yacu, wabitekereje ute? Ese ni Imana yakubwiraga ngo genda kuri uriya musozi, cyangwa ne wavuze utireka mfata inzira ngende njye kubonanira n'Uwiteka Imana ku musozi utari iwacu mu Rwanda? Murakoze. Imana ibampera umugisha kandi Imana ihabwe cyubahiro. Urambajije ati kenshi wagiye gusenga, hari ubwo wasengeraga mu butayu atari hano mu Rwanda. Ese niki byagufashaga? Bwari ubushake bwawe? Yari misiyo y'Imana? Byari bimeze gute? Murakoze cyane. Mu Kinyarwanda baca umugani ngo umuntu ashima
uwamugabiye cyangwa agashima uwamuhaye inka. yego ariko twe mu bakristo cyangwa se mu bizera dushima Yesu. Haleluya, amena. dushima Yesu watanze ubuzima bwe twe ngo tubeho. Kwambuka umupaka rero si uko ibihugu bitandukanye nasengeyemo byari bifite imana kurusha iri mu Rwanda, kubera ko imana iri hano niyo iri i Kigali, niyo iri i Rubavu, niyo iri Gisoro, niyo iri Cyanika, niyo iri Kampala, niyo iri Nairobi, niyo iri Amerika, niyo iri Belgique, niyo iri Canada, niyo iri Examburu. Imana ni imwe kandi ikorera byose icyarimwe. Kimwe mu byatumaga dufata urugendo rurerure kandi turi mu gikorwa cyo gusenga, rimwe yabaga ari misiyo y'Imana. yego Indirimbo ya 50 yo gushimisha iravuga ngo muze mwenyine twihererane, munsanga ahantu hatari abantu, dore imiruho irabaruhije, urusaku rurabarembeje. Rero byaramfashaga, Imana imbwiye ati ndashaka kuganira nawe, zamuka uno musozi. Hari nubwo nabaga nafite na transport, ariko kuko Imana ifite ubwo bushobozi, ya transport ikagira ute ikaboneka. yego Kuzamuka wa musozi rero, rimwe umenye ko yabaga ari mission nahawe n'Imana yego yo kuzamuka uwo musozi. Icya kabiri, byaramfashaga gusenga aho utari mu buzima, uri mubona famiye. Byamperezaga umwanya wo kubwira Imana neza ibiri mu mutima, ibinduhije, ibimbabaje, kubera ko inshingano z'urugo zabaga ziri ku mutima, ariko nagiye ku ruhande rwaso. Juste urumva niba mfite iminsi 3 cyangwa 4 ku musozi runaka, umugore yabaga bizi ko tutari kumwe muri iyo minsi. Icyo kintu uracyumvishije? Kabiri, itorero ryabaga rizi ko tutari kumwe muri iyo minsi. Gatatu, nandi materaniro nterana y'aba online babaga bazi ko iyo minsi tutari kumwe. Urumva nabaga ndi okipe njyewe n'Imana gusa, nabaga ndi connecte njyewe n'Imana gusa. Ariko ntibyabaye kenshi, ngira ngo byabaye nk'inshuro 2, kuko izindi nshuro zigera muri 3 nari ndi mu materaniro mu matorero ahatandukanye. Rero impamvu zantiraga kuzamuka umusozi ngira ngo urazumvishije, ni ibihe birebire, ni ibihe bigari nashakaga kubanamo n'Imana. Ubundi ni Imana yabaga ibishaka ko iganira nanjye, hatarimo urusaku rwa famiye, hatarimo urusaku rw'inshuti, hatarimo kuri kavukire, ahubwo ari njyewe nayo. Murakoze. Mushumba Imana imuha umugisha, adusubije neza ati rimwe byabaga ari njyewe uzamutse, ariko ubundi byabaga ari mission y'Imana. Ansubije neza kuko njya kumubaza hari icyo nari ngambire bitewe n'igisubizo ari bumpe. Mushumba karame, mu kuri yakuzamuka umusozi cyangwa kwambuka umupaka ujya gusenga ari misiyo y'Imana, 2025 tuyitegeho iki? Murakoze, Imana ikumpere umugisha. 2025 ntago ari umwaka woroshye, kuko ni umwaka w'ubuhenebere, ni umwaka Satani yarindagije abantu ku rwego rudasanzwe. Rero biduhereza iki twewe abakristo? Bidutuma iki twe twamaze kwisobanukirwa? Bisobanura ko ari igihe cyo gusenga cyane kuruta uko twasengaga hanyuma. Nusohoka hari hanze urahura na bashiki bacu bambaye za bikini, basi uwo ngo uravuga tafazari wuno, abandi bambaye amakariso, ntibatinya kujya gusambanira ku muhanda, ntibatinya kwiyandarika bwandaritse, ntibagifite ubwoba bwo gutukana ku musozi. Kera wumvaga nk'umuntu atutse undi ugahita upfuka mu maso ukumva isoni zirakwishe. Ariko uyu munsi hariho ijambo rivuga ngo mpangara ngo uhangare.
ni igihe cyo guhangana. ni ukuri. Rero abari mu mwuka ni igihe cyo kugira gute, cyo gusenga Imana. Ndagira ngo nkubwire ko muri gahunda umuntu urimo kutwumva udafite principe ya mbere yo kubana n'Imana, niba afite akazi ngo agakore, niba afite uburyo ariho abinezererwe, anyurwe nabyo, uyu ni umwaka ugoranye, ntacyo nge ndibuze kubabeshyaho. Urabizi sinca ku ruhande cyangwa hirya. Niba ufite akazi gakomereho, ushime Imana, ushimire n'umukoresha wawe Imana aguhaye muri kumwe. Kabiri, ndagira ngo mbwire abantu mwunge ubumwe. Ibintu byo kwitandukanya, ibintu byo kwiremamwo ibice, twagize umugisha uyu munsi nta moko akiri mu Rwanda, gahunda ni ndi umunyarwanda. Ubu naho ni umugisha abanyarwanda dufite, kuko mbere umwe yaratambukaga ati urebe neza niba ari uwo mu bacu, undi atari ko umenyesha, umenye utazata umuco. Ariko uyu munsi umuntu arakandagira akiyumva ko ibirenge byahuye n'amapave cyangwa n'ubutaka. Iyo ugeze ku meza ntiwikandagira, wumva hari umwuka ujemo. Rero kimwe cyo nakubwira, hari uvuga ati ngo abakozi b'Imana ngo nabashumba ngo basizwe amavuta, ariko nkubwire ko n'umukuru w'umudugudu cyangwa w'isibo nawe ni umukozi w'Imana. Imana itashatse ko uriya mukuru w'isibo ariyobora, ntabwo Imana yamushiraho. Akora iki none? Ahindura iki none? Ageze ku bantu iki? Ariko igituma ari umukozi w'Imana nuko Imana yemeye ko ayobora muri cya gihe runaka. Rero ndashimira kwanza Imana yaduhaye igihugu cy'u Rwanda imyaka 30 irenga, nta ntambara dufite mu gihugu, nishimwe. Iyo ujya kureba ukabona ibihugu by'abaturanyi ubuzima babayemo, iyo ujya kureba ibindi bihugu bya kure birimo intambara uburyo bibayeho, biriya byose bituma dusuhuza imitima yacu. Niyo mpamvu tugomba gushimira Imana, kandi nitumara gushimira Imana twongere twibuke gufata umwanya dushime bw'igihugu, kubera ko hari abataryamye kugira ngo uyu mutekano ubeho. Hari abatasinziye. Maze iminsi ndimo ndatekereza mu buzima bwa misi yose, nsanga hari abantu babiri bavunika mu gihugu, kandi abo bantu bakavunika nge simbone n'umushahara bahabwa, simbone n'igihembo bahembwa. Urugero, urabona umwarimu uremamo umuntu agakura azi akazasaza azi akamenya kwandika izina rye mu magambo azereka n'undi muntu akamenya icyo avuze, naho batahuza indimi icyo akakimenya, ndetse akamenya n'indimi zimuhuza n'amahanga. Mwarimu ahantu yicaye yubahwe. Igihe mwarimu yanyigishaga sinamenyaga agaciro ke, ariko uyu munsi wa none ndavuze ngo respecte ku barimu. Abarimu banyigishije, abarimu batwigishije, nukuri mbifurije umwaka mwiza, umwaka w'imbaraga, umwaka w'uburumbuke, umwaka wo gutera imbere, umwaka w'ibyishimo, kandi nukuri Imana ijye bakomereza mu murimo mwiza mukora wo kurera abana wa buri munsi. Undi muntu wa kabiri rero ngira ngo nsorezeho, umuntu bita umusirikare, soja. Uriya ni umuntu wemeye gusiga umugore we. Mu buzima umugore ni mwiza. Kabiri, iyo umwana ageretseho biba akarusho. Ariko umusirikari kubw'urukundo akunda igihugu yemera gusiga family, umuryango we, agasiga umugore yakoye, agasiga umwana akunda umwitirirwa wamuhinduye kuba umugabo, akitwa papa, akavuga ati sheri nubwo nkukunda mwana wanjye, nubwo nkukunda ariko igihugu ntago kimeze neza,
ngiye gushaka iki? Amahoro, umutekano. Simbona ibihembo rero twahemba aba bantu, simbona ibihembo twahereza aba bantu. Naragenekereje mbona n'undi muntu wa gatatu, umuntu bita muganga, wiyemeza akinjira mu buzima bwawe ngo abushakire gukomeza kubaho. Byaba bigoranye, biteye isoni, cyangwa se biteye n'akanoze, akihangana akagushakira umuti, akihangana icyo gisebe akacyomora, akihangana iyo ndwara akayishakira uburyo iza kubona igisubizo. Aba bantu batatu mu gihugu ndabubaha. Mwarimu aho uri wumve ukomeye, musirikari wumve ko nkubaha, ni ukuri. Kandi abasirikari ndabasengera umunsi ku munsi, hari ababizi bitewe n'aho duhurira. Nawe wari utabizi wumve ko iyo nsenga simbura gusengera igihugu, ngo sengere inzego z'umutekano, cyane cyane abasirikari ndetse n'abapolisi n'izindi nzego mufatikanya mu bikorwa by'umutekano. Kandi nkashimira n'abaturage bawugiramo uruhare, kuko ntabwo izi nzego zihagije. Natwe abaturage uruhare rwacu ni ingenzi, rurakenewe. Rero urumva ko umwaka nagize igihe kinini cyo kugira ute, cyo gusenga, kandi nsengera ibihe byose, ndetse by'umwihariko nsengera n'igihugu, ndetse nsengera n'ibihugu by'abaturanyi. Kuko aya mahoro dufite mu Rwanda, nge nifuza ko n'ibindi bihugu byose biza kuyagira. Ibi byitegererezo dufite twe hano mu Rwanda, ndifuza ko n'amahanga uko aza kureberera aba ari nako nabo bagira gute, bayagira. Murakoze cyane. Icyo nabwira abantu, gahunda ni ugusenga, gahunda ni ugukora. Umushumba arakoze, Imana imuhe umugisha. Kimwe cyo mu byo numvise cyangwa nafashe mu bintu atubwiye ko 2025 ari umwaka w'imbaraga. Ni umwaka tugomba guhinduramo uburyo twakoraga, kandi ni umwaka tugomba gushimiramo abantu turi kumwe nabo. Bivuze ngo ni umwaka utoroshye. Umushumba, Imana imuhe umugisha. Icya gatatu ari nacyo dusorezaho, ngiye kubaza umushumba. Umushumba, 2024 isize insengero nyinshi zifunzwe, 2025 isanze hafunguwe nkeya. Ese mubona ari izihe ngaruka byagize ku bakristo ndetse n'abashumba bagenzi banyu? Ese 2025 tuyitegemo ikihe gisubizo? Murakoze cyane. Iyo ndirimbo ngiye ntago nayiririmba ngo insengero zarafunzwe, ngo insengero zarafunzwe. Ziriya ni inzu zafunzwe, yego, zitirirwa izina ry'Imana. Ntago bigeze bafunga umutima w'umuntu, kandi izo nzu nazo zafunzwe kubera impamvu. Ntago bwakeye ngo iranze umuyifunge, niba ucya ngo iranze umuyifunge, nono. Ahubwo zafunzwe kubera impamvu. Rero nta byabaye mu ibanga, byabereye ku mugaragaro byose. Icyo navuga kimwe nuko uyu mwaka insengero zitari nke zizongera guhabwa uburenganzira zigafunguka. Ni izihe ngaruka byagize ku bakristo ndetse n'abashumba? Nta ngaruka byagize ku bakristo, kuko abakristo ba nyabo bari basanzwe ari abakristo, ntago bigeze biyandurisha ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa ngo nuko ngo insengero zafunzwe. Waba uri mu rugo iwawe wayihamagara ikumva, uri mu isoko wayihamagara ikumva, uri mu muhanda wayihamagara ikumva, uri mu ishyamba wayihamagara ikumva. Rero biriya ngewe mbona ntacyo byagabanyije ku gakiza, nta nicyo byabangamiye ku bakristo, ahubwo byagaragaje abakristo ba nyabo. Kuko hari uwavuze ati barufunze banarufunze, reka njye kwiba. Barufunze banarufunze, reka nigire gusambana. N'ubundi yicaragamo ari isoni zo kuvuga ngo abandi bambure mu materaniro. Rero uwo ngo ntago ari umukristo, kuko ujya gusenga ngo bamurebe, n'ubundi arutwa n'utaje. Yego. Ariko wa muntu wari ufite agakiza muri we yarakarinze, arakabugabuga. Vuga ati niba urusengero rufunzwe, twebwe dukora iki? Tuvuge ko Yesu ashoboye byose. Kuko no muri Bibiliya rega biranditswe, byarahanuwe, hari igihe kizagera insengero zigafungwa.
hari igihe kizagera amadini agafungwa, abantu banze kwihana bagapfana intimba z'ibyaha byabo. rero abihannye barabizi ko bihannye, ntago gufunga insengero ntago ari urufatiro rw'abantu. siho dufatira abantu, se naho tubonera abantu. ahubwo buri umukristo nyawe yabonetse ubu ngubu nyine ako kavuyo, ako kajagari kabaye. gufunga insengero tuvuge ko byaje ari umunzani none. yes. uriya ni umunzani abakristo bapimiwemo. ahubwo wakwibaza ate se uyu munzani wangaragaje nkande? ibiro byanjye birashyitse ko bizatambuka mu muriro cyangwa bizawusigaramo? yes. njye ndumva aho nta kindi kintu twarenzaho, nuko bimeze. umushumba Imana imuha umugisha, ndumva nta kindi, ibibazo biba bihari, ariko reka tucumbikire hano. ikizima cyo umenye yuko yatubwiye ko uyu mwaka atari uwo guseka, atari uwo kugenda gake, ni umwaka w'imbaraga. ni umwaka w'imbaraga. rero iyongeremo imbaraga kugira ngo ubashe kugenda muri uno mwaka, niba atari ibyo ngira ngo urasigaye. umushumba Yesu amuha umugisha, amugirire neza we n'umuryango we. kandi nawe reka mvuge ngo akenge 2024 yagusigiye, 2025 reka Uwiteka agapfuke kugira ngo Satani atabona aho akurungurukira kubabaza. umushumba Imana imuha umugisha, kandi reka tuvuge ngo udusuhurize abo mu rugo. murakoze. ndabasuhuza kandi nkiri hano ndagira ngo mbahereze ubutumwa bw'umuryango. ngewe Pastor Ezekiel Mfitumukiza hamwe n'umuryango wanjye tubifurije umwaka w'imbaraga, mwaka w'umugisha, mwaka w'impinduka, mwaka w'amashimwe mashya, mwaka wo kwaguka, umwaka wo kuzamurwa mu ntera, umwaka wo gutsinda ibyagutsindaga mu myaka yashize, umwaka udasanzwe. kandi nusenga nuba mu mwuka, izo ngororano zose ni izawe. uzabonera umugisha mu rugo iwawe, uzabonera umugisha ku mugabo wawe, uzabonera umugisha ku mugore wawe, uzabonera umugisha mu rubyaro rwawe, uzabonera umugisha muri gakondo yawe hahandi wavukiye, uzabonera umugisha mu mirimo y'amaboko yawe, uzabonera umugisha mu mudugudu utuyemo, uzabonera umugisha ndetse mu matungo yawe, kororoka kw'imikumbi n'ukw'inka, ibyo byose uzabibonamo umugisha w'Imana. reka nkubwire ngo rero Imana ikuzuze, kandi ibirenze ibyo igenera abayikunda, ntibikwime, ntuzabibure, uzabironke mu izina rya Yesu. murakoze, mbabwire ngo umugisha w'Imana ubane namwe. mushumba wakoze kwitabira ubutumire bwacu, mwakoze kudutumira. kandi ibyo usabiye abantu natwe reka tuvuge ngo Imana ibikugarurire inshuro 7. ndabyakiriye mu izina rya Yesu. Yesu aguha umugisha. n'ubundi nk'uko bisanzwe reka umushumba asoza turagiza Imana kandi adusabira imbaraga n'umugisha muri uno mwaka kugira ngo tubashe kuwukomezamo amahoro. Mana, warakoze kutwimana muri 2024, warakoze kubana natwe muri uyu mwaka. suko hari imirimo myiza cyane twakoze kurusha abandi, ahubwo n'ubuntu n'imbabazi watugiriye. turakwinginze ngo uko wabanye natwe uzarusheho kubana natwe muri uyu mwaka. tubushyize mu biganza byawe. mwami wanjye, nta mbaraga dufite, intege nke zacu n'ubushobozi bwacu tubishyize mu maboko yawe, ngo gukora no kurengerwa kwawe kuze kutubeho rwose. uturagize umwuka wawe wera, kandi amahoro yawe y'ibihe byose aba ari yatubaho. uhereye none tuzagaruka tugushima, kandi tuzahora tugushima, kandi tuzakwamamaza, tuzakuvuga mu mahanga yose. tuvuge iby'imbaraga n'iby'ubutware uhora ukora, mu izina no mu mbaraga zawe Yesu Kristo. amen. 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 Amen.